Kedi tuguha ikaze rero muri iyi ngoro ya APR FC. Murakoze cyane. Cyane ko nawe uri umukinnyi wa APR FC. Cyane. Umeze neza ariko. Murabona amahoro. Kedi twagutumiye kugira ngo tuganire nawe utunyuremo muri make urugendo rw'uyu mupira w'amaguru wahereye he wagiye byagenze bite? Urugendo rwanjye rw'umupira w'amaguru nahereye mu bintu byo muri karitsiye by'abana namwe murabizi. Ndakeka ari 2015 nibwo umutoza Rwaka n'umutefuzi badusanze ku mpera turi gukina byari no mu saa 10 turi gukina bisanzwe babaye inusu atubwira ati wowe na inusu ndabashaka muri la jeunesse muzaze mukore test tubona mushoboye tuzabafata. Ndakeka ko byagenze ndagenda dukora muri la jeunesse baradufata njye na inusu muri la jeunesse 2015 tumarana umwaka umwe na Rwaka Claude ayerekeza muri Mukura dusigarana no bita Fred muri la jeunesse nakinnye imyaka 2. Ndakeka ko no muri la jeunesse tangira mu under 17 ya Sekafa tujya gukina Tanzania. Nubwo kugenda mu kugaruka nibwo la jeunesse yanyohereje muri Kiyovu gukina muri Kiyovu. Uva muri la jeunesse ujya muri Kiyovu Sport icyo gihe wari ufite imyaka ingahe niba ubyibuka neza? Nari mfite imyaka 16. Hanyuma se kuri iyo myaka 16 ni wowe wisinyiye uva muri la jeunesse ujya muri Kiyovu, ni wowe wisinyiye amasezerano hagati yawe na Kiyovu Sport cyangwa hari undi muntu wari uguhagarariye wagusinyiye? Oya, ntabwo njye wisinyiye, ni umubyeyi wanjye nta myaka y'ubukure nari mfite yo kwisinyira nk'uko amategeko ya FIFA abivuga. Yagusinyiye igihe kingana iki? Iyo amasezerano yavugaga igihe kingana iki hagati yawe na Kiyovu Sport? Bamuhaye kontra mu mako byari nko mu masaa 2 abamamagara ngo ati mpamagare umubyeyi aza nsinyire. Mama nibwo kugenda ari kwihuta ko nari nkeneye gukina ko ninjye wamushyiraga kuri pressure ati nsinyira nyine. Yego mama aragenda asinya kontra yari irimo imyaka 5 ariko ndakeka ko bwa mbere nari navuganye n'ubita Omar ndasinya imyaka 2 muri Kiyovu Sport. Mbona bazanye kontra iri imyaka 5 ariko idafite igihe ikorewe itariki n'igihe izasorezwa. Ko nyine numvaga mfite inyota yo gukina ko cyane ariko cyane. Ubona napfuye kubwira mama ati sinya. Mama nibwo gusinya. Icyo gihe rero umaze kugera muri Kiyovu Sport hari umuntu waba barakubwiye yuko imyaka ufite mu mupira w'amaguru itakwemerera kuba wasinyanya n'ikipe imyaka 5? Hari umuntu wakugiriye iyo nama akakumvisha ko wenda habayeho amakosa? Yego naje kumenya ndi muri sezo ndi gukina muri championnat. Ari ntabwo nahita negera abayobozi no aka kanya akamaze ndangiza akazi ndangize sezo zicana nabo mbereke ukuntu konti imeze kuko umuntu wayibonye ni oncle wanjye yarabibonye ati kontra ntagibaho. Nibo kuvuga ati nzababwira Kiyovu sezo nirangira nicaye natuje. Sezo irarangira muri Kiyovu Sport ubu umukinnyi w'ikipe ya APR FC ngira ngo n'imyambarire byerekana kubwawe rero kwisanga mu ikipe ya APR FC. Kedi wabyakiriye? Mbere ni ibintu nshimira cyane, ndabishimira n'Imana kuko mu rugendo rwanjye rwo gukina umupira nifuzaga kuzanyura mu ikipe ya APR. Ntabwo umupira wenda nabona ko kariyeri yanjye ngiye muri APR ko ndacyakeneye gukora, sinshaka gusubira inyuma cyangwa hasi. Ndakeka igihe nzava muri APR ntabwo nzongera gusinza, ariko uko mbishaka n'imbaraga zanjye ko aho zinyerekereza ni hanze y'igihugu mu mugabane w'i Burayi. Ndakeka ko Imana izabimfasha. Kuva ukiri umwana watekereza ko uzakina ikipe ya APR cyane, kuko ndahera wenda kuvuga ati ku mubyeyi wanjye papa akiriho yitabye Imana, ariko
yakundaga ikipe ya APR cyane kanjyana kuri match za APR nyikiri umwana ataratangira ibintu byo gukina nizitangira gukina mu bana nyine bisanzwe mu mihanda iki kandi intego yanjye no gukina muri APR kandi ngo mbigereho ni ibintu nifuje nyikiri umwana kuzanira mu ikipe ya APR kuko ni ikipe nje nkunda hanyuma rero ubu ugeze mu ikipe ya APR rero wowe ku giti cyawe urumva umusanzu uje gutangamo wowe APR njye nzayikorera byinshi icyo nasaba abakunzi ba APR ni uko bamba hafi ko ndabizi neza imbaraga zanjye mfite ko nzakora ibishoboka byose mu bakunzi ba APR ibyishimo byinshi cyane ngira ngo birumvikana sezo kimwe muri Kiyovu Sport wagiye mu bihe byiza kandi bamugani n'abakunzi bayo ngira ngo barakubaniye nawe urababanira n'ubuhe butumwa rero bagenera Sport ntabwo bitandukanye ku mutima genda cyabakunda ariko ni akazi umuntu ushaka gutera imbere ndifuza aho ngiye ntabwo ari hamwe ndakunda nawe nahura n'abayobo akekana nta mitima mibi kuko ndabakunda ni akazi nyine ni ubuzima umuntu uri gushaka ni iterambere umuntu aba abonye kandi nta muntu waga iterambere akekana mu Kiyovu dutandukanye kuko ndacyayikunda ni ibyo navuga kuri Kiyovu Sport